kandi tubahaye ikaze kuri Mutuyimana Leonera TV. Yesu abaho umugisha kubwo gukurikirana ijambo ry'Imana hano. Hanyuma turi kumwe na mwene data rero ugiye kutuganiriza ijambo ry'Imana. Reka tumuhe akanya kugira ngo abanze abibwire, atugezeho ijambo ry'Imana mwamaze no kubimenya. Tuguhaye ikaze, bwira abakunzi bacu. Murakoze cyane. Yesu abahe imigisha myinshi. Tunejejwe n'ikaze muduhaye kuri Mutuyimana Leonera TV. Imana ishimwe. Nitwa Nambajimana Felicien, ndi umugabo ufite umugore n'abana batatu. Umugore niwe wuyu turi kumwe, ntuye mu mujyi wa Kigali. Imana iduhana umugisha. Nejejwe n'uyu mwanya wo gutaramana namwe, dutaramira umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu aguha umugisha. Reka dusenga Imana rero, hanyuma tugezeho ijambo ry'Imana. Turagushimiye cyane Kristo kuri umurengezi wacu, uri agakiza kacu, uri ubuhungiro bwacu, uri ubwugama bwacu, uri Imana yacu, uri umukiza wacu. Turagushimiye watwitangiye ku musaraba kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Aka kanya nako kumva ijambo ryawe riruhura imitima, ribohora ababoshywe, kuko nicyo cyakuzanye. Wazanywe no kuturuhura imvune zo mu mitima, kandi no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Ntushyirwe hejuru ku bw'ibyo ngibyo. Bana natwe, umwuzuzi bikuzuye, byatugirira umumaro muri iki gihe. Natwe tugirire neza, imitima yacu yungukire imbere yawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo guhungira ku Uwiteka kugira ngo agutabare. Guhungira ku Uwiteka kugira ngo akurengere, niryo jambo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Ni ijambo ry'ihumure ngira ngo mbagezeho muri uyu mwanya. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Mu by'ukuri mu buzima busanzwe ibihe turimo biragoye. Abantu benshi cyane bahagaritse imitima kubera impamvu z'ibihe n'ubuzima bwa buri munsi. Rero niko bimeze, kuko ni isi nyine turimo. Isi niko imera, niko imeze, ariko nta kundi byagenda. Ibisubizo by'ibibazo biri mu isi bigomba gushakwa na bene yo abayiriho. Haba hari abafite ubushobozi bwo kugira uko babigenza kugira ngo bakemure ibyo bibazo, cyane ko haba hariho abo Imana yahaye ubwo bushobozi, kuko abantu ntabwo banganya ubushobozi, nta nubwo banganya ubwenge, ariko hari igihe biba ngombwa ko nabo babyinjiramo kugira ngo ibyo bibazo babonere ibisubizo, ariko bikanga, ariko baragerageza. Rero ubwo ni ubuzima rusange duhuriyeho turi abantu bose, ariko by'umwihariko hari abantu bari muri Kristo. Abo ngabo nibo ngiye kuvugaho cyane, nubwo n'abandi tutabahesha. Rero ijambo ry'Imana avuga ngo Kristo niba ariwe twiringiye muri ubu buzima, duhindutseho kugirwa impuhwe kurusha abandi bose. Kuba muri Kristo biguhindura undi muntu udasanzwe. Kandi Kristo uyu tuvuga afite ububasha n'ubushobozi kurenza uko twe tubitekereza. Ijambo ry'Imana avuga ngo mbasha gukora ibiruta cyane ibyo mwibwira, nk'uko imbaraga zanjye zikorera muri mwe zingana. Hari imbaraga z'Imana ziri muri twebwe. Imana ibasha gukoresha ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Izo mbaraga z'Imana ziri mu bantu bayo. Rero abantu bari mu Mana mu by'ukuri barahiriwe. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo n'utari wajyamo neza ariko ajyemo. Hari ibintu bibiri. Hari ukuba utari wakizwa. Ndakuraritse kugira ngo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ushingiye ku bw'uko kuba muri Kristo ubwabyo bifite umumaro cyane kurusha kuba aho utari muri Kristo. Rero hari ibifatika turi buze gushingiraho dusomye ijambo ry'Imana, cyane ko n'utwo ijambo ravuga guhungira ku Uwiteka kugira ngo agutabare. Umuntu iyo muziranye mumenyanaho byinshi, kandi iyo mwiyambaje muziranye akumva cyane, kubera yuko muba muziranye abakuzi. Rero igice cya kabiri ni ku muntu usanzwe akijijwe, ari umukristo, azi Kristo. Mu by'ukuri akwiye kwegera Kristo neza, akwiye kubijyamo neza, akabikora neza nk'uko bikwiriye, kugira ngo ubuzima bwiwe buyoborwe n'Imana. Kuko iyo ubuzima bwawe buri mu Imana,
uba ufite ubutsinzi mu biganza byawe. Imana ishimwe cyane. Rero ubwo ni uburyo bubiri, mvuze ku byiciro bibiri, nibyo byonyine ngira ngo turabihuriraho. Hari abari mu buzima busanzwe bari no muri Kristo, abo barahiriwe. Hari abari mu buzima busanzwe bataramenya inzira y'agakiza, bajya muri Kristo, mbararikiye kujya muri Kristo, kuko niho honyine ubasha kubona ubwihisho, ubasha kubona ubwugamo, ubasha kubona uburengezi, ubasha kubona ubutabazi uhereye uyu munsi. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mwene data dufashe gusoma ijambo ry'Imana, Abami ba kabiri ibice 3 guhera ku murongo 26, maze dusome tuganire, twifashishe iryo jambo tuganira muri iki gitaramo cyacu. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 6 umurongo wa 26 uravuga ngo, titire y'amagambo yavugaga ngo ab'isamariya bagotwa hatera inzara bararyana. Umurongo wa 26 w'igice cya 6 uravuga ngo, bukeye umwami w'Abisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati, ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati, Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Umwami aramusubiza ati, ubaye ute? Aramusubiza ati, uyu mugore yarambwiye ati, zana umwana wawe w'umuhungu tumurye, none ejo tuzarya uwanjye. Nuko duteka umwana wanjye turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira nti, zana umwana wawe tumurye, none yamuhishe. Imana ishimwe cyane ku bw'aya magambo. Nshuti bakundwa, bene data, iri jambo riri hano mu Bami ba kabiri ibice 3 kuva 23 kugera kuri 31 batubwiye ku nkuru zabayeho. Umunsi umwe umwami yari ari kugenda ku nkike z'amabuye, mu by'ukuri ari gutembera areba uko igihugu cyiwe kimeze, uko igihugu cyiwe cyifashe. Umwami akubitana n'inkuru atari yiteze mu buzima bwe, kuko icyo gihugu cyari cyaragoswe kubera intambara, ntawe ubasha gusohoka cyangwa kwinjira. Ibyo babagota ibyari biri muri uwo murwa byose barabiriye, bamaze kubirya birashira, barashirwa burundu, bigera ku rwego abagore babiri bajya inama yo kurya abana babo, ariko bumvikana ko babanza kurya umwana umwe, undi bakazamurya ubutaha wa wundi bamaze kumurya. Barabikora, bamaze kubikora barya uwa mbere, uwa kabiri agezweho ngo bamurye, wa mugore yikubise kuri mugenzi we aramubwira ati, ntabwo bishoboka. Bakomeza guhazira bajya impaka. Noneho wa mugore akebutse abona umwami ari gutembera ku nkike, amaze kumubona aramubwira ati, mwami nyagasani mbabarira, untabare, undengere, ibintu birakomeye. Ntabwo uyu mugore yigeze asaba umwami ngo amurengere, mu by'ukuri amuhereza ibyo kurya, ahubwo uyu mugore yabwiye umwami ngo amurengere ku kibazo yari afitanye na mugenzi we, amwemerere wa mwana usigaye bamurye. Hari igihe dushakira igisubizo aho kitari. Umwami yumvishe iryo jambo ngo mwami nyagasani ndengera, biramuyobera, aribaza, uyu mugore umbwiye ngo murengere, mu by'ukuri koko ayoboye ikibazo dufite, ayoboye ikibazo gihari, ndamurengera nkoresheje iki? Ni iki kintu ndi bukoresha kugira ngo murengere? Arangije aramubaza ati, ariko se wa mugore we, Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ngewe ndabikura he? Ese ndabikura ku mbuga? Ndabikura mu rwenge? Ndabikura hehe? Umwami yari yeretse uriya mugore ko ntacyo kumurengera mu by'ukuri afite, yarasigaranye amategeko gusa kuba ari umwami, ariko ubundi nawe yarazi ko nta kindi ashoboye. Aribaza, ariko se impamvu uyu mugore ambwiye ngo murengere ni ubundi yabaye cyangwa ati ubundi wabaye? Aramusobanurira ukuntu bumvikanye kurya abana, barya uwa mbere, bigeze kuwa mugenzi we yanga ko bamurya. Umwami arababara cyane, yishishimura imyambaro, mbese ngo yambare ibigunira. Arangije aravuga ngo ejo Elisa nintamuca umutwe Imana izabumbura bikabije. Umwami ararahira. Ariko umwami Elisa yarabijemo kuko ari umuntu w'Imana wari usanzwe ashakirwaho ibisubizo by'ibibazo bikomeye. Ntabwo Elisa yarabirimo,
umwami yabivuze ashingiye ku bw'uko Elisa ariyo wari usanzwe abafasha mu bibazo byabaye ingutu, akabatabariza Imana yo mu ijuru ikaza igakora imirimo n'ikiri bitangaza. Ubundi byari byabacanze, byabashobeye, byabayobeye. Noneho umwami aravuga ati Elisa ndabuca umutwe, kubera yuko bigeze ahantu. None se ubundi ubu se ni iki kindi kintera kwiringira Imana? Bishatse kuvuga ngo bari bakiringiye Imana ariko ubutabazi butari bwaza. Rero hari igihe wiringira Imana ubutabazi bugatinda kuza, ariko burya hari ikindi wakora. Iyo wiringiye Imana ubutabazi bukatinda kuza, uyegera kurushaho. Iyo uyegereye kurushaho, hari ukundi kuntu Imana ikugenza itari yaza kugusubiza. Hari ukuntu Imana itanga amanu, hari ukuntu Imana yaranje abantu, ariko abo ni abantu bari bugufi. Kiriya gihugu mu by'ukuri byari byabacanze, ariko bari biringiye Imana. Noneho bigeze hariya, umwami aravuga ati Elisa ndamuca umutwe, n'ubundi Imana nta bindi nyiyiringiyemo, n'ubundi byanyoreye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo naho byakomera. Burya iyo bikomeye, burya biba bigiye kurangira. Iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Mu by'ukuri nihuse cyane, barakomeje. Umwami atumyeho Elisa. Amagambo muzayasome n'amagambo maremare, ariko ngenda nshakagura mu ncamake. Umwami atumaho Elisa amenya amakuru ko umwami amutumyeho. Arangije intumwa zimugezeho, Elisa atanga ubuhanuzi. Elisa arababwira ngo hari ibintu bishaka kubasobanura. Umwami yaravuze ngo Elisa ndamuca umutwe. Elisa hararabimenya ko umwami yahindutse. Abwira abo bari bicaranye ngo umwana w'umwicanyi anumyeho. Arangije Elisa za ntumwa yatumwaho n'umwami zimugezeho, arababwira ngo nta mpamvu yo kujyana namwe, ahubwo mugende mubwire umwami ngo ejo nk'iki gihe ibyo kurya bizaba byabonetse ibwami. Arabisobanura ndetse n'ibiciro bizaba biriho. Umugaragu ngo umutware w'ibwami wari ukomeye abyumvishe, yumva ntibishoboka ashingiye ku mubabaro n'inzara iri mu gihugu. Abwira Elisa ngo naho amadirishya y'ijuru yakinguka, ntabwo ibyo byabaho, bene ibyo ntabwo byabaho. Elisa aramubwira ngo uzabirebesha amaso ariko ruzabiryaho. Bahanga amaso ku Uwiteka, babaretse kwica Elisa, bategereza isezerano. Yari isezerano ryihuse kuko ryari ry'ejo. Imana ishimwe cyane. Bukeye, ndihuta cyane, bukeye Uwiteka aca inzira aho zitari. Ntabwo bagombaga guhinga ngo byere, nta yindi raporo aturutse hanze ngo izanye umusada, oya, ahubwo Uwiteka yakirishije abantu batari bafite umuhoro mu gihugu, abitwaga ababembe. Bari 4, bigira inama baravuga ati ariko se n'ubundi ko mu gihugu nibatwemera, n'ubundi twebwe turi mu kato. None nubwo turi mu kato turapfira hano, nta byo kurya tubona, nta byo dufite, ariko n'abadushyize mu kato nabo nta byo kurya bafite. Nta mpamvu rero kugira ngo tubajye kuko aribo batwica. Ariko se baratwica se tugiye gushaka yiki? Bigira inama, umwe ati tujye yose mu Bisirayeli, undi ati tujye, undi ati no, mureke tugende twebwe tujye mu rugerero aho Abasiriya bari, noneho bo nibatatwica turahabona icyo kurya. Imana ishimwe. Nibatatwica turahabona iki? Ubutabazi. Undi ati byose ni kimwe, ni ugupfa, mureke tugende. Barangije baragenda. Kumbi ni Uwiteka uri kubakoreramo, uri kubashyiramo ibyo bitekerezo bidasanzwe, kumva biyumvisha ko bagomba kujya mu bantu, bumva bahara amagara yabo, bumva ko n'ubundi kuba bari mu kato nta byo kurya, n'ubundi hose ni ugupfa. Bagateka tugende, niba ari no kutwica batwice, nta kundi byagenda. Ariko hariya mu Basiriya tugiyeho hari ibyo kurya, batatwishe twarya. Birashoboka ko bene wacu batunena, ariko hariho tukarya tukabaho. Ubundi baragenda. Bamaze kugenda bagezeyo, Abasiriya aho bari bumva imirindi y'abantu benshi cyane. Uwiteka batera ubwoba akoresheje imirindi y'ababembe. Arangije kubatera ubwoba akoresheje imirindi y'ababembe, ubwo icyakurikiyeho ni uko abari bari ku rugerero kuri posto y'urugamba bahise bagira ubwoba, bakuka umutima, aho ibiryo byari biri barahasiga barirukanka.
uko bagenda birukanka niko imirindi iri kubagendaho kandi igenda ibasatira. Uko igenda ibasatira ariko bagabanya imizigo, bagenda basiga iby'igiciro, intwaro, ibiryo, ibintu byose. Noneho barangije baba bembe bagezeyo bafata ibyo kurya bararya, baravuga ati reka twihute tujyane amakuru tuyajyane mu bacu, ahari nabo baza bakabona ibyo kurya bakarya bakabaho. Ntibagira inzika y'uko babanenye, bavuga ati reka turengere bene wacu. Bajya batanga amakuru, batanze amakuru agera ibwami bohereza ababishinzwe bajya gutata. Bajyayo bagezeyo basanga niko kuri, inkuru z'ababembe ni impamo. Basanga ibyo kurya birahari, bazana ibyo kurya, bazana ubutunzi, Uwiteka abarabarengeye. N'uwo munsi nta wundi munsi warenzeho. Ndashaka kubabwira yuko Imana ica inzira naho zitari ziri. Wowe nubwo uhagaritse umutima, nubwo wihebye, ariko hungira ku Uwiteka. Guhungira ku Uwiteka bigira umumaro, kandi mu by'ukuri nta handi wahungira ngo ubone ubutabazi, ariko guhungira ku Uwiteka bigira umumaro. Ndagira ngo nkwiginge, niba mu by'ukuri wari wiringiye Imana, humura ukaba ubona byari byanze, ariko ntabwo biracika, nta kiracika. Imana irahari ngo ikurengere. Egera Imana cyane, gira ibihe byo gusenga, ubane n'Imana, isuzume urebe niba nta rubanza ufitanye nayo. Niba nta rubanza, wumve ko Uwiteka ahari kugira ngo akurengere. Kandi niba wari utaramenya Kristo, niba wari utaramenya Imana, nkubwiye Imana muri aka kanya, nkubwiye Kristo abasha gukiza abantu biwe abamwiringiye bose. Ntabwo ari urukozasoni, uyu mugabo arashoboye kandi arihagije muri byose. Imana ishimwe cyane. Nshuti bakundwa bene data, ndabingingira kwegera Imana cyane mu gihe nk'iki. Ijambo ry'Imana ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku bakiranutsi, ngo ariko Uwiteka abakiza muri byose. Uwiteka arahari ngo adukize, aturengere mu byago dufite, mu makuba dufite, ibibazo dufite byose. Uwiteka rero ngo abikemure. Igihe cy'icyorezo turimo mu by'ukuri nubwo gihari, ubuyobozi bushinzwe buri gushaka igisubizo cy'ikibazo. Buri rwego ruri gukora inshingano neza. Natwe turasabwa kuba mu rugo nk'abari i Kigali, ndetse n'abandi bari mu turere, mu ntara, hari ibyo basabwa kubahiriza. Dukwiye kubahiriza ibisabwa, ariko tukanasenga Imana, tukaninginga Imana. Imana ikaza igakora imirimo n'ibitangaza mu gihugu cyacu, ikarengera Abanyarwanda. Imana ikarengera iyi si. Imana ikagira icyo ikora. Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Hari uburyo Imana ishobora kudutabaramo kandi bwihuse. Hari yakoresheje ababembe, twebwe ishobora gukoresha abahanga mu by'ubuvumbuzi bw'imiti, bakabona imiti ivura iyi ndwara y'iki cyorezo cya coronavirus. Ndetse n'izo ngingo zikaboneka, kandi zikaboneka ari ingenzi, zinyine zimaraho ubu burwayi burundu. Ubwo ni uburyo bwa mbere kandi bushoboka, Imana ibigizemo uruhare. Kuko Imana niyo yaremye abantu, Imana niyo itanga ubwenge, niyo itanga ishurirwa, ni Imana. Uburyo bwa kabiri, Imana dushobora kuryama bugacya korona yashizeho. Imana yayirangije burundu, tukibaza korona ikaba amateka ku isi. Ibyo nabyo Imana irabishoboye. Imana y'igiciro inzira. Imana ishimwe cyane. Hari ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 76 tugiye gusorezaho. Zaburi ibice 76 umurongo wa 7, na Zaburi 23 umurongo wa 4 n'uwa 5, 76 umurongo wa 7 niho tugiye gusoma Zaburi. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo, Mana ya Yakobo, gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzira guhera. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nshuti bakundwa, mbinginge mbabwira yuko Imana ya Yakobo ifite ububasha n'ubushobozi. Iyo Mana ya Yakobo niyo Mana yacu. Dawidi niwe wavuze aya magambo, aramubwira ngo Uwiteka, gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzira guhera. Dawidi yari ari mu bihe bitamworoheye, ariko yibuka imbaraga z'Imana zarengeye Abisiraheli, asubiza amaso inyuma, asubiza ibitekerezo inyuma. Yibuka imbaraga z'Imana zarengeye Abisiraheli, bituma abwira Uwiteka aya magambo. Aramubwira ngo, Uwiteka we, Mana ya Yakobo, gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzira guhera. Hari ibintu biri kukwirukanka inyuma. Hari amagare n'amafarashi biri guhurura inyuma yawe. Ndavuga ibyo ngibyo nyine biguhagaritse umutima.
uri kubona ko bikurangije, urabona uraryama ukagira ngo ntibucya, buracya ukagira ngo ntibwira, ariko Uwiteka arahari. Niwe wenyine watumye amagare n'amafarashi bisinzira guhera. Uko yatumye amagare n'amafarashi bisinzira guhera cyagiye mu Bisiraheli, ni nako n'uyu mwanya uyu munsi yatuma ibikwahagiza ibikwirukankaho bisinzira guhera. Iyi Mana Dawidi yayibwiraga nk'Imana afite amateka baziranye neza, yari yaramutabaye arabibona, yari ari kuyihamya neza, ari kuyinginga kugira ngo n'ubundi zimurengere. Niba ushaka kwinginga Imana, tekereza ibyo Imana yagukoreye ahashize, bigutere kwizera ibiri imbere. Noneho wumve ko witakariza icyizere, kuko iracyari kandi iracyakora. Imana yacu irashoboye cyane, Imana ishimwe. 23 umurongo wa 4 n'umurongo wa 5, ni 2 gusa tugiye gusoma maze dusoze. Aranditswe ngo, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Naho wanyura mu bibazo bikomeye gute, naho wanyura mu ngorane zikomeye gute, naho waba ufite inzara imeze gute, witakariza Imana icyizere. Naho waba uri mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, witakariza Imana icyizere, witinya kuko Imana iri kumwe nawe. Mubwiye ijambo ry'ihumure uyu munsi, wihumura, witinya kuko Imana iri kumwe nawe. Ibibazo urimo byose, ingorane ufite zose, amakuba ufite, wihumura, witinya, Imana iri kumwe nawe. Dawidi ni wabivuze ngo, naho najya mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Muntunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Uwiteka arahari ngo agutunganyirize ameza mu maso y'abanzi bawe. Humura, tuza, egera Imana, senga Imana, gira ibihamya, gira uko uganira n'Imana, maze Uwiteka Imana amanuke akurengere. Nshuti bakundwa bene data, ndabashimiye ku bw'aya magambo twumvise dusangiye. Nababwiye ngo, nimba wari utarakizwa, akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, azakurengera mu barengerwa. Kandi mu by'ukuri niba ukijijwe nabwo, ndakwingize kugira ngo enyegeza, jyamo neza. Ibibazo byidutandukanya n'Imana, ntabwo dukwiye gutandukana n'Imana mu gihe cy'ingorane, ahubwo dukwiye kwegera Imana ibihe byose. Kubana n'Imana dukwiye kubigira umuco. Twaba turi mu buryo, twaba turi mu bubiye, twaba turi mu bihe, twaba turi mu bihe, dukwiye kubana n'Imana. Imana akaba ariyo mugenga w'ubuzima bwacu, ikaba ariyo ubuzima bwacu ibihe byose. Kandi usibye no muri ubu buzima, Imana dukwiye kubana muri ubu buzima, kuko ni nayo tuzabana no mu bundi buzima. Mwibuke ko gakondo yacu atari hano mu isi, twifitiye gakondo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe. Ubuzima turimo budufasha gutegura ejo hacu hazaza mu bundi buzima tuzabamo. Nta bundi buryo uretse kwegerana n'Imana, tukagirira Imana icyizere, tukumva yuko mu by'ukuri ubu buzima turimo turi kumwe n'Imana ntacyo tuzaba. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ndumva nasoreza ngaha rwose, tukazasubukura ubutaha. Imana ishimwe. Yesu agaha umugisha, akabasengera abantu b'Imana. Imana iduhana umugisha. Mana nyir'icyo mu ijuru, umwami w'abami, uwera wa Isiraheli, ndagushimiye kuko uri mwiza, uri gitangaza kandi uri gikomangoma. Ubasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe zikora muri twe zingana. Ntabwo turabona ubutabazi ahandi bwaturuka atari kuri wowe. Birashoboka. Dawidi yavuze ngo birashoboka ko umuntu yarara ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Kubwiriza abantu biragoye muri ibi bihe kubera ibihe abantu barimo, ariko Dawidi yavuze ngo birashoboka ko umuntu yararira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Hari abari kurira, hari abari kurara barira, hari abari kwirirwa barira, ariko byahinduka impundu zikavuga. Mana zima nziza, ndakwingize kugira ngo abakwiye agakiza ukabahereze. Abakurikirana iyi TV ya Mutuyimana Leonira,
bakurikirana iyi TV batari bakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bahereze, bafate ukuboko Uwiteka ubagendeshe. Mwami Imana, ndabakweretse kugira ngo ubeze, ubatunganye, ubahe agakiza. Kandi Uwiteka, aba bana nawe, abasanganywe nawe mu buzima busanzwe ariko bari gusubira inyuma kubera ibihe bigoranye, ndakwinjiza kugira ngo ubagarure, ubambike imbaraga ndetse n'amavuta, ubongeremo imbaraga, ubongeremo ibyiringiro. Uwiteka Mana ikomeye cyane. Kandi ikindi turakwinjiza kugira ngo Uwiteka ugire icyo wakora, nk'uko watabaye ubu bwoko bwawe ubwo byari bikomeye, abantu batangiye kuryana, warabarengeye ubwo wavugaga ngo ejo nk'iki gihe ukoresheje Elisa bwarakera batabara. Natwe dukeneye ubutabazi buturutse mu gihugu cyo mu ijuru, dukeneye ubutabazi buturutse kuri we Kristo. Turakwinjiza kugira ngo ukore uko ushoboye, uce inzira aho zitari, urengera isi, urengera u Rwanda mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima, imbaraga z'umwanzi turazihagaritse mu izina rya Yesu. Imana zima ziza, indwara z'ibyorezo ziri kwiyongera Mwami, ariko ni wowe wenyine ubasha kugira icyo wakora. Dufite ibibazo, isi ifite ibibazo itari kubona ibisubizo, ariko wowe urahari Kristo kugira ngo ukore imirimo n'ibitangaza. Twebwe abantu twabura uko tugira, ariko wowe ntabwo ujya ubura kugira. Ndagushimiye rero kuko Uwiteka uri bwite ku bantu bawe. Mwami Imana, uturetse tukaba twenyine, twaba Mwami twakwandura, ariko uri kumwe natwe, ntabwo twakwifuza undi murengezi. Ndakwingize kugira ngo ubane na buri wese mu rwe ruhande mu izina rya Yesu Kristo. Kandi iri jambo umuntu wese uzaryumva rizahindura ubuzima bwe, rizahindura ubuzima bwiwe, rizahindura amateka y'ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo yamaje wakoze. Amen. Imana ishimwe cyane. Yesu abaho umugisha mwese abari bakurikiranye ijambo ry'Imana, mukomeze kugira ibihe byiza. Amen. Naho utaha. Amen. Amen.